Hello la famille, ndabasuje cyane nizere ko mumeze neza. Mumeze mute, mufite courage, bimeze biti. Nizere ko biri kugenda bicamo aho muherereye hose. Abakomeje kunkurikirana rwose peace. Nta mutima mubi rwose gushyigikirana n'umuco uturanga. So uyu munsi ngiye kubereka akantu k'ubwenge. Akantu k'ubwenge umugore cyangwa umukobwa agakwiye kuba afite muri dushi wiwe. Burya abagore cyangwa se abakobwa hari umuntu aba afite utuntu tw'ubwenge, ufite nk'uduparufe cyangwa utuvuta rwose dukora umuti cyangwa iki. Uyu munsi nje kubereka aka gel intimate. Ni wash gel intimate. Iyo ni gel umuntu akoresha yifashisha ari koga mu myanya y'ibanga. Aka kantu rwose umukobwa umugore bagakwiye kuba gafitiye mu byo ukoresha kugira ngo gahunda ikomeze imere neza itungane. Ati se uyu none hatuzaniye iki mw'abantu mwe, ku banzi ndi w'inyakariro tuva kure ari ibintu umuntu atabazi. Uko tugenda dusobanuka buhoro buhoro nyine tugenda tumenya utuntu dusobanutse ibintu bifite akamaro. Niyo mpamvu nje kubereka ku batari bayizi, abatari bakaze rwose. Ni nk'isabune tuvuga liquide wakoresha mu koza mu myanya y'ibanga. Ni ibaho nkuko bavuga ati nkuko bavuga ati nk'isabune yo ku mubiri ntabwo wajya gukoresha mu myanya y'ibanga. Aravuga ati se mu myanya y'ibanga umuntu akwiye koza abanshi bavuga ko koza n'amazi biba bihagije. Nibyo pe biba bihagije, ariko hari igihe biba ngombwa ko umuntu namwe ni kano gasabune rwose boza mu myanya y'ibanga kaba gakenewe. Ati kubera iki? Hari abantu ni ibisanzwe, nta bintu birenze, nta bintu bigize rwose bisanzwe. Hari abantu bagira impumuro mbi, ubwo impumuro mbi nuko hari abantu bagira impumuro mbi, ariko ndavuga impumuro mbi ku myanya y'ibanga. Rwose umuntu akwicara nk'iruhande ukumva afite impumuro mbi rwose. Aka kantu kagufasha niba ari umuntu ufite impumuro mbi, iyi gel wayikoresha. Ushobora kuyikoresha, hari abantu hari abantu baba bafite urugero, ushobora kuba ufite abantu bakunda infection vaginale, nyine umuntu akunda kugira infection mu myanya y'ibanga y'abagore. Tuvuge nk'ugize infection vaginale ujya urivuza, ubona ari ibintu bigize bikaza ujya kwivuza. Bibaho, ni ibintu bibaho rwose ku bagore, ku bakobwa ni ibintu ushobora kubaho cyane bitewe n'isuku nkeya, bitewe wenda n'ubwo wakoze n'imibonano idakingiye cyangwa se ufite abantu benshi mu bikorana cyangwa iki, bitewe cyangwa se na amatoilette menshi umuntu ajyamo iyo adafite isuku nyinshi, nabwo ushobora gutera infection. Ni ibintu byinshi bishobora gutera infection vaginale, ariko ubaye ufite infection n'urugero mbaye rwaye infection vaginale ujya kwivuza. Iyo bagwaye n'imiti muganga akongeraho no kugura no kugira koga agasabune kugira ngo kagufashe kerimine gakuremo oderi. Urumva rero ni urugero rumwe nari nguhaye ko iyi sabune rwose ari ngombwa, ni mu bintu wagakwiye kugira mu byo ukore muri dushe yawe ufite, wagakwiye kugira aka kantu, ni ngombwa. Ikindi, hari n'igihe umuntu ataba yanakarabye n'ibiki rwose, umuhumuro rwose ujena abantu. Sinzi ari ugize imana nubwo bitera ipfunwe, ariko ugize imana umuntu akabikubwira, wenda ujya gukaraba cyangwa se ugahindura ak'imbere nuko. Ariko icyangwa mana aha hantu rwose ni imari ikomeye, mwagakwiye kugira agasabune. Uburyo ushobora kugakoresha bitewe n'impumuro. Nimba ari umuntu ufite impumuro mbi cyane, ushobora kugakoresha uri koga. Uburyo ushobora gukoresha kandi mbere ukuntu kameze yafunguye, dore liquide cyane, ntabwo kameze nk'isabune, zino sabune z'amazi tugira, zino nyine z'amazi twoga. Ibyo birageze rwose biri netre, dore imeze nk'amazi ifashemo bukeya. Tuvuge ugiye nko kukoga rwose ushyira duke, nta n'ubwo gusaba twishe, ushyira duke gutya ku ntoki ubundi ukoga. Ntabwo mvuze ngo uyishyiremo imbere, ni gutya, ni inyuma, ntabwo arimo imbere. Mwabantu mwe najye unyumva nabi, uyoga ni inyuma, umuntu ayishyira nyine inyuma, hano inyuma kunuza ku marevure inyuma. Ntabwo umuntu ayishyira mu imbere rwose, ntabwo ari byiza. Nta kintu umuntu kimwe, wari ibintu twumva kenshi ku social media n'ibiki, nyabona nta kintu cyemerewe kwinjira mu mwanya w'ibanga byawe kindi ngo uri gukoramo isuku. Numvisha abashyiramo ngo za magi n'ibiki byose, numva ni ibintu byinshi umuntu umva kuri social media, ariko ahanini nta kintu umuntu yemereye gukumva. Imyanya yacu y'ibanga iyo iriyoza ubwayo, iriyoza.
niyo mpamvu usanga defara amarikide ari gusohoka n'ibiki byose, ariko imyanya y'ibanga byose ni ibintu ni ibintu nuko bimeze, nuko twabyize. Ntago rwose si ngombwa gufata ngo nubwo ngaretse akangaka si ngombwa gufata ngo ngiye ngo gushyiramo imbere ngo hoya hariyoze. Aho ugomba koza ni hanze, hano hagaragara hanze apana mo imbere. Munyumve neza rwose, ntabwo ngo namukoresheje amakosa. Woga ni hano inyuma, waba no mu mihango ushobora kurisha bitewe nuko wumva rwose. Ni ibintu bisanzwe ku bagore, ni ibintu bisanzwe, kereka abandi bafite impumuro igize pe. Naho hari igihe n'umuntu yihumuza kuno umva utari guhumura neza. Ni ibintu bisanzwe, ni ibintu bibaho ku gitsina gore rwose. Wagakaraba, ushobora gukora bitewe n'ikibazo ufite infection vaginale, wagira bagakoresha kugeza igihe ukiriye, ubundi ugatangira bakoresha 2-3 mu cyumweru biba bihagije. Ntago ari buri munsi, cyangwa bitewe nuko wumva uri guhumura urumva umuhumuro uri kugira bati ndumva ntari guhumura neza, bagakaraba rwose. Navuze ngo ukoge buri munsi, wakoga urime 2-3 mu cyumweru, ukubije na buri munsi wayoga ubishoboye, ariko ikiza no kwayoga 2-3 mu cyumweru. Amoko hari ni menshi gentimate, ariko ngewe ahanini ndeba izifite intuza ingredient naturel 100%. Hari abantu mukunda kugura ibintu ntimusome mujye musoma rwose, murebe handitseho ngo iki. Hari n'abantu benshi basanzwe bafite za allergie, wenda kuri hari ibintu byinshi umuntu afiteho allergie. Niyo mpamvu umuntu aguze ikintu agomba gusoma, ati se handitse iki, ukareba information zose ugasoma rwose, ukamenya ati ngiye gukoresha ibintu bise harimo iki. Nubwo utagiye ati haba handitseho rwose byose, ugasobanukirwa. Indimi zose nyinshi ahanini ziba ziriho ubitewe n'urumumva, ukagira wenda kiri Kinyarwanda cyanditse Igifaransa n'Icyongereza rwose biba biriho, ugasoma ukareba ati ngiye ahanini nuza ngunda gukora niwe gukoresha nuze zanditseho naturel. Ziri ahanini nyinshi pe, amamarike ni menshi n'ibiki, ariko wahitamo ifite umwe ka 99% cyangwa se 95% ziri rwose ifite ntuza ingezi kozo mu ingredient naturel. Ubundi ziba zifite ntuza amasaveri atandukanye, ntuza zikozwe mu ntuza mu mafreze, zikozwe mu gikakarubamba, zikozwe ni baziha nyine mu moko zitandukanye kose. Nk'abantu mwe ntabwo umuntu agomba kwishira imbere, nongere mbasubiremo, ni ukuyoga hano hanze hagaragara nyuma, ubundi rwose intoki ebyiri nuko ubundi rwose ukagira ushaka gukoresha n'akaga keza gafite isuku, bwa umuntu ayihindura rimwe mu cyumweru cyangwa se mu minsi 3 bitewe nuko wiplanifiye iwawe. Ndumva aka kantu rwose wagakoresha. Abantu bakunda kugira impumuro, bagore bakobwa ukunda kugira impumuro mbi rwose, mureke babwire pe. Ushobora kuba ati nkorana n'umuntu rimwe na rimwe numva adahumura neza, iki bituma n'abantu bakugendera kure, cyangwa se sizo kwangina bivuga ngo nyine abantu babifata nabi, cyangwa se sinzi. Ariko ushobora no kubimubwira rwose mu buryo bugize, mu buryo busanzwe. Unavuga ati se wahindura wenda ntuza sindi, wahindura nimba ashobora kuba adakaraba, nijya ashobora kwenda atoga neza, ukavuga ati ushobora gukoresha n'aka kajeri rwose bakoresha koza myanya ndangagitsina rwose. Wamurangira ukamubwira ati akagana kugakoresheje kagufasha. Hari abantu bataba bagasobanukiye rwose, amazi nayo yoza neza rwose nta kibazo, ariko hari igihe biba ngombwa ko umuntu agira aka gasabune umuntu agakenera cyane mu gihe cy'imihango. Wagakoresha mu gihe cy'imihango, urabizi ko imihango ariko cyangwa se uwo mu gihe abantu bafite infection, cyangwa se abantu badakoreye generalize, cyangwa se n'umuntu ari igihe umuntu afite n'intuza. Hari n'abantu badakunda kogosha pe, kandi umuntu afite imisatsi urabona n'ahantu habafunganye iki, umwuka ntago bari mwiza. Wagakoresha wumva uri guhumura neza rwose, utagize umuhumuro mwiza, wagakoresha. Dore mberetse akamari k'ubwenge, marike ni nyinshi cyane, ndaza kubereka izo mwabona iki byose, amafoto ndaza kuyagira gutya, ndaza kuyabashyiraho. Ariko rwose aka kantu bakwiye kugafite iwawe muri dushe, muvuge ngo simberetse akantu k'ubwenge rwose. Mukomeze kunkurikirana, ndakomeza mbagezaho utuntu dusobanutse. Hari abantu benshi twayivukiye Nyakariro rwose taba tuzi ibintu biva niyo bijya, ariko tugenda dusobanuka ibintu byose bigenda biza pole. Dore aka kantu rwose mukobwa, mugore wagakwiye kugafite iwawe muri dushe, ni imari ikomeye cyane. Ntabwo gahenze, kagura ngahe, kanakaguza ngahe, nakaguza amayero 2 ntabwo zihenze cyane pe rwose, kandi ishobora no kumara n'amezi 3 cyangwa 4, kuko ntabwo nyikoresha buri munsi, nyikoresha rimwe 2-3 mu cyumweru, cyangwa rimwe 2, bitewe nuko
umuntu aba yumva yagire abakobwa murabizi ntabwo umuntu ariko waba afite inuzi impumuro bigakora igihe bibaho ariko igihe nkunda gukoresha cyane igihe ndi muri regre nabwo ni iminsi ndi muri regre ariko nabwo rwose ugakoresha kabiri cyangwa gatatu mu cyumweru biba bihagije ugakoga inyuma ntabwo arimo imbere munyumve neza nuko rwose aka kamari mukomeze munkurikirane kugira ngo nkomeze mbagezeho utuntu tw'ubwenge mukomeze gusobanuka ntabwo ariko umuntu ndabizi ko hari abantu baba basobanutse mwateye imbere ariko nkatwe tukivinya akariro nyine uko tugenda dusobanuka buke buke tugenda tumenya utuntu twishi hari n'ababa batakazi nkaba dore ngamberetse akantu k'ubwenge nizere ko uzakagura ntabwo gahenze pe mukomeze kunkurikirana kugira ngo nkomeze mbagezeho video nziza dukomeze twungurane ibitekerezo dukomeze dusharinge dukomeze dukungurane ibitekerezo twige rwose hari igihe umuntu areba video y'umuntu ruve nk'urugero ukunguka akantu gashya utaruzi ibintu utarusobanukirwa rwose nk'umuntu wavuye ikinyakariro nkanjye rwose hari igihe umuntu avuga ati kamereka akantu nanjye navumbuye ukakamenya so nizere ko hari umuntu ushobora kubona afite ikibazo cy'impumuro mbi cyangwa se wari uzi n'umuntu ushobora kumubwira rwose ukamubwira neza rwose mu kivandimwe cyazamo mu bucuti ukamubwira neza rwose nawe nta kibazo wenda kamufasha umuntu akahinduka no guhindura n'akenda k'imbere rwose akenda k'imbere kambarwa rimwe karahindurwa ni ukuri pe abantu bafite umuhumuro mbi rwose si byiza umuntu w'umukobwa cyangwa umugore agomba kugira isuku agomba kuba ahumura neza rwose kugira ngo n'abarambagiza babone ko barambagiza nyabo abantu bagurisha amavuta cyangwa ibintu bya hygiene ariko no mu mafarumasi turahari mu mafarumasi nabo barazicuruza kandi ndumva nta ordonnance zisaba ukayigura nk'uko bisanzwe nta ordonnance ya muganga bisaba kereka muganga yayikwandikiye mu gihe wagiye kwivuza n'ubaye ufite infection vaginale ariko uyigura nk'uko wagura n'andi mavuta mu ntuza aho bayigurisha mu bantu bacuruza ibintu by'amavuta cyangwa se ahantu bagurisha nyine produits za hygiene so ndumva kuyigura rwose nta birenze wagenda ukagashaka rwose ukagashyira ahantu bika rwose utuboro twawe amaje douche yawe ukajya ugakoresha rimwe na rimwe rwose mu gihe wumva umuntu afite impumuro mbi cyane ugakoresha byose biba byanditseho ntabwo ari ibintu bikomplitsemo cyane so ku bari mu Rwanda rwose si mu ngo ndi marike wenda uyihabone nabwo marike ni nyinshi nkuko nabivuze ushobora kubona indi marike cyangwa no kureba ati se iyi ngiyi urabona ikozwe mu kikozwe no mpamvu ugomba gusoma ni ingenzi cyane mugomba gusoma haba handitseho ngo cyanditseho ngo ki ugahitamo ikozwe muri ingredient ziri naturel biba byanditseho rwose ntago bigize urasoma ukareba ubundi ugahitamo rwose ahantu ushobora kuzakora mu mafarumasi ziba zirimo amafarumasi rwose ntwagenda muri farumasi ebyiri cyangwa eshatu mu Rwanda rwose ntutayibonemo ahantu bacuruza ibintu by'amavuta gusa rwose ahantu bacuruza amavuta rwose amavuta asobanutse ibiki byose naho ntiwagenda ngo uyiburemo cyangwa bacuruza ibintu bya produits hygiene wagira rwose watuhakura marike ni nyinshi wowe wareba ugasoma ko atisi ikoze mu ntuzo produits naturel rwose ni iki isabune zo koga zagenewe koga uruhu ntabwo zagenewe koga mu ntuza mu myanya ndangagitsina ubwo isabune shampoo yagenewe kozwa mu mutwe nimba ari gel douche nawe yagenewe kozwa ku mubiri ntabwo yagenewe koza nk'imbere nkuko utafata isabune y'umutira ngo yoze imbere rwose ntabwo ariho yabugenewe utu twagenewe koza mu myanya ndangagitsina wagakoresha rwose ndumva ari ubwo ahantu hose turaboneka mu Rwanda turaboneka rwose watugura nta kibazo rwose no mu Rwanda turaboneka so nizere ko mugize ufite ikibazo wakandika muri commentaire nagusubiza cyangwa se ukakagura ubonye nk'umuntu hano ino tuba duhendutse ariko ubonye nk'umuntu waje nko mu Rwanda cyangwa mu diaspora wakamutuma nk'uducupa nka tubiri rwose nabyo ntacyo biba bitwaye mu mbabare ntabwo ndi kuboteza abantu ariko nabwo akamutumye ntacyo bitwaye ubwo rwose dusobanuke akantu ni keza rwose wagashyira mu byenzi ukoresha ku mubiri wawe ndabashimiye cyane mwe mwarebye video mukomeze kunkurikirana tuganira ku masije menshi atandukanye twungurana ibitekerezo amatips rwose muraba mukoze cyane Imana ikomeze barinde amahoro kuri mwese akomeze abagereho.